Miss Muyango Claudine yasabye imbabazi nyuma yo gufatwa n'amakosa y'umuhanda dore icyo amategeko ateganya. Umunsi w'ejo hashize ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho yagaragazaga Miss Muyango Claudine wabaye Miss Popularity w'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2019. Aya mashusho akaba yaragaragaragamo Muyango ubwo yari atwaye imodoka mu gihe atari yambaye umukandara w'umutekano, ndetse akaba yaragaragaraga ari no kurya ari gufungura atwaye. Aya mashusho yakomeje guteza impaka benshi bibaza kuko niba aya makosa azamuhanisha ibihano nk'ibihabwa abandi bakoresha umuhanda. Nyuma y'uko ayo mashusho akwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga, uwayakwirakwije akaba ari kuri akawunti yari izwi ku izina rya Kate Bashabe, umenyesheje polisi y'igihugu ayo makosa ndetse ayisaba kuba yakurikirana ibyo amategeko ateganya n'ibihano bamugenera. Gusa mu nyuma Kate Bashabe yaje kwisegura avuga ko ari umwe mu bantu bitiriye akawunti ye atari we muntu wari wabikoze ahubwo ngo ari uzwi ku izina rya Pirate. Polisi y'igihugu yahise isubiza ko yakiriye ayo makuru, ishimira uwo yatanze kandi itangaza ko igiye gukurikirana iki kibazo kugira ngo hafatwe icyemezo gishingiye ku mategeko. Ibyahise bikurura ibitekerezo byinshi, bamwe bavuga ko amategeko agomba kubahirizwa kimwe kuri bose, yaba ari ibyamamare cyangwa se abaturage basanzwe. Nyuma y'igihe gito Miss Muyango Claudine yashyize ubutumwa ku mbuga z'inkoranyambaga nka Instagram yemera amakosa yakoze ndetse anasaba imbabazi. Ubutumwa bwe yagize ati nsaba imbabazi mbikuye ku mutima ku makosa nakoze yo gutwara imodoka ntambaye umukandara w'umutekano ndetse no kugenda ndi kurya kandi ntwaye. Nk'umuntu ukwiriye kubera icyitegererezo abankurikira, ndicuza kuba ntarabereye urugero rwiza bagenzi banjye. Yakomeje avuga ko yamaze guhabwa ibihano biteganywa n'amategeko kandi abyemera. Yasoje asaba buri wese kubahiriza amategeko y'umuhanda, yubahiriza ibyapa ndetse n'amabwiriza kugira ngo impanuka zigabanuke. Ese ni ayahe makosa yakoze? Amakuru agaragaza ko amakosa akurikira: gutwara imodoka utambaye umukandara w'umutekano, kurya mu gihe yari atwaye bishobora kurangaza umushoferi ndetse no kongera ibyago byo guteza impanuka. Ese ni ibihe bihano amategeko ateganya? Mu Rwanda amakosa nk'aya ngaya ahanishwa ibihano biteganywa n'amategeko agenga imihanda. Ingano y'ihazabu cyangwa se ibindi bihano biterwa n'ubwoko bw'ikosa n'uko ryanditswe n'inzego zibishinzwe. Iyo umushoferi agaragaye atambaye umukandara cyangwa se atwaye imodoka mu buryo bumurangaza, ashobora gucibwa amande ateganywa n'amategeko kandi amakosa akandikwa muri dosiye y'ubushoferi. Cyakora inzego zifitiye ububasha nizo zemeza igihano nyacyo hashingiwe ku makuru ndetse n'ibimenyetso byabonetse. Iki kibazo cyabaye isomo rikomeye kubahiriza amategeko y'umuhanda, buri umwe wese bireba kuko agomba kuba yakurikiza. Umuntu uzwi cyane cyangwa se ufite abayoboke benshi ntibimukuraho inshingano kubahiriza amategeko kuko abantu barariye. Gusaba ko imbabazi kwa Muyango Claudine no kwemera amakosa ni intambwe yerekana ko amakosa ashobora gukosorwa, ariko bikaba nk'urwibutso ko kwitwararika mu muhanda ari inshingano ya buri wese. Gerayo amahoro, twirinde kandi turinde n'abandi. Kugeza n'ubu ngubu abantu benshi bakibaza ati ese Muyango amakosa yaje kuza kuba akora arahabwa ibihe bihano cyangwa se biragenda bite kugira ngo iki kibazo gikemuke? Dore ko hari abantu bavuga bati kuba yasaba imbabazi ntibikuraho ko yishe icyaha, cyane ko hari n'abandi bagenda bagwa muri ayo makosa bakaba bahura n'ibihano. Ati rero kuba azwi cyangwa se kuba ari umwe mu bantu bamamaye agomba guhuriramo n'ingaruka cyangwa se agomba kuba yahanwa kubera ko n'abandi bandi basanzwe babihanirwamo. Kuba uzwi cyangwa se ufite abayoboke benshi cyangwa uri umwe mu bantu bakurikirwa cyane ntabwo bigukuraho icyo amategeko ateganya cyangwa se ibihano nawe uba ugenewe nk'abandi bantu, kuko imbere y'amategeko avuga ko abantu bareshya kandi amategeko agomba gukurikizwa kimwe. Kugeza ubu rero abantu benshi batandukanye baribaza ati ese izi mbabazi zirashoboka yuko ashobora kuzihabwa nyamara ntahabwe ibihano kubera ko gusa yemeye icyaha ndetse akemera gusaba imbabazi? Kugeza ubu aka kanya rero polisi y'igihugu y'u Rwanda niyo igomba kugena ikizakora kuri uno mwanzuro ndetse no kuri kino kibazo. Hakaba hategerejwe kureba umwanzuro ndetse n'icyemezo kizafatwa ku bw'iki kirego cyiwe cyangwa se ku bw'idosi. Ibi bigenda bigaragaza uburangare abantu benshi bagenda bagira ku byerekeye n'izi mbuga nkoranyambaga, aho umuntu usanga agenda atwaye nyamara ibyo bintu bishobora gushyirisha ubuzima bwe mu kaga ndetse akaba yateza n'impanuka abandi. Nyamara kubera izo mbuga nkoranyambaga ndetse n'uburyo abantu benshi muri kino gihe baje gukururira ku bintu by'imbuga nkoranyambaga, bigasa nk'aho ari ibintu bibatwaye ubwenge, aho umuntu atabasha kuba yareba ngo ibi bintu ndimo bishobora kuba byangiraho ingaruka cyangwa se byagira n'ingaruka ku bandi. Ugasanga ushobora kugenda uri nk'umuntu wabyibagiye cyangwa se iyo mpanuka ikaba washiduka ari nko mu bintu biteje ikibazo haba ari kuri we ndetse n'abandi, ukaba wasanga habaye ikintu kitari cyateganijwe. Kugeza ubu rero abantu benshi bategereje kureba umwanzuro ndetse n'icyemezo kizafatwa n'abifitiye ububasha kuri iki kibazo cya Muyango.